uyu mugabo yaravuze ngo nubasha guhagarika abantu ku bijyanye no kwita ku mateka yabo uzaba wabashoboye, uzabagenzura byoroshye. Aranavuga ngo niba mu majyaruguru ariho honyine higanje kwiyongera k'ubutunzi, bizarangira mu majyepfo higanje kwiyongera k'ubukene bukabije. Yaranavuze ngo niba ushaka kumva icyanga cy'ubuzima neza, koresha uburyo uzengurukwa n'abantu bagushimisha, zengurukwa n'abantu bagusetsa, zengurukwa n'abantu bagufasha igihe ubakeneye. Aranavuga ngo ubukomunisiti butangirira aho ubuhakanyi burangirira. Arongera aravuga ngo nurobera umuntu ifi uzaba ushobora no kuyimugurisha, ariko numwigisha uko bayiroba uzaba urimbuye ubucuruzi bwawe. Max yaravuze ngo icyangombwa cya mbere gisabwa kugira ngo abantu bishime ni ugukuraho idini. Aranavuga ngo byaba byiza abakozi mwese mwishyize hamwe, kuko nta kindi muhomba uretse iminyururu ibaziritse. Nubwo yashatse umugore akanabyara, ariko nyuma yo kubyigaho neza yasanze gushaka umugore ngo ntaho bitandukaniye na gereza. Yigeze kuvuga ngo gushaka umugore cyangwa se gushaka umugabo ngo nibwo buswa bwa mbere yabonye kuri iyi si. Ni gute umuntu ahitamo kwiyegurira akazitiro gato k'ubuzima ngo ni urugo, kuzuyemo imibabaro n'ubucakara bwo kubaho nk'uri muri gereza. Neza neza Osho yabyumvaga kimwe na Max ku bijyanye n'urushako. Osho we yigeze kuvuga ngo gushyingiranwa ni ikigo cyigisha umugabo gukomeza umutsi, kwitwararika, kwihangana n'indi mico myinshi atakagombye kwiga mu gihe yaba akiri ingaragu. Uyu mugabo nawe ntiyemeraga ibyo gushaka. Kuri yo gushyingirwa ni gereza, ni kimwe mu bintu ngo bikubuza umudendezo. Urushako ngo ni ubundi buryo bw'ubucakara, kubaho ushingiye ku wundi muntu. Kuri Osho na ba Max ni ubushakara. Uretse kuba uri kugira ngo ubundi nta muntu n'umwe wishimira kubaho ubuzima bushingiye ku wundi muntu. Urushako rero ngo ni ubundi buryo bw'ubucakara, kubera ko buri umwe mu bashakanye ngo abahashingiye ubuzima bwe kuri mugenzi we. Uri kumva imyumvire ya Osho na ba Karl Marx. Max yaravuze ngo iyobokamana n'ubushobozi buke bw'umuntu mu by'ubwenge mu guhangana n'ibyo adashoboye kumva. Muri make iyobokamana ni amaburakindi y'umuntu mu guhangana n'ibyo adashoboye kumva, ibyo adashoboye gusobanukirwa. Muri make Max yashakaga kuvuga ko iyobokamana ryitabirwa n'abantu bafite ubushobozi buke mu gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe bigaragara nk'amayobera. Karl Marx yaravuze ngo umugabo uhaze ntashobora kumva ibyo abashonje bakeneye. Umugabo uhaze ntashobora kumva ibyo abashonje bakeneye. Aranavuga ngo ntacyo umukire atakora kugira ngo umukene arekeraho kumukurikira. Abakire bazakora ibishoboka byose kugira ngo abakene bahore bari kure yabo. Max yaravuze ngo iyobokamana ni igikoresho gifasha uwakandamijwe kuruhura umutima. Niyo mpamvu abakandamijwe aribo bitabira cyane. Karl Marx yaravuze ngo amafaranga ni ishingiro ry'ibikorwa bya muntu no kubaho kwe. Niyo mpamvu amafaranga yahindutse imana ye. Karl Marx yaravuze ngo ntabwo nkunda amafaranga kubera ko amafaranga niyo atuma turwana, niyo atuma duhangana. Aranavuga ngo amafaranga ni isoko y'umururumba. Twebwe tuvuga ko amafaranga ari umuzi w'ibibi byose, na Bibiliya yarabishimangiye. Karl Marx yaravuze ngo ujye witondera kwizera umuntu udakunda vino. Aranavuga ngo ba nyirinzu kimwe n'abandi nkabo ni abantu bakunda gusarura aho batigeze babiba. Uyu mugabo yaravuze ngo amagambo ya nyuma ni ay'abapfu bizera ko batavuze ibihagije. Uriya muntu usaba ijambo rya nyuma ntabwo Karl Marx bakumvikana, ngo ni umuswa. Ni umuswa wizera ko atavuze ibihagije. Uyu mugabo yaravuze ngo inzira nziza yo kumenya icyo ushaka ni ukumenya ibyo udashaka. Aranavuga ngo umuti wonyine wo guhangayika no kwiheba kubera ubuzima bubi, uwo muti nta wundi ni ukubabaza umubiri. Umuti wonyine wo guhangayika ni ububabare bw'umubiri.
muri make kwigomwa, gukora cyane, kuvunika ukabira kuya ni umuti ushobora kukurinda guhangayika. Uyu mugabo yaravuze ngo igihe kirusha agaciro umuntu muzima ukiriho ugihumeka, ariko umuntu wapfuye akirusha agaciro kubera ko ntabwo aba akigikeneye. Karl Marx yaravuze ngo kapitalisme ni nka vampire inyunyuza imitsi abibeshya ko iteza imbere. Muri kapitalisme uba uri umukozi w'umukire runaka, wenda ari wowe ushinzwe kumurobera amafi, warangiza ya mafi wamurobeye akayakugurisha. Urobeye ifi boss akaguhemba intica n'ikizi, twatunda guhembye n'ubundi ukajya kutugura agafi wenda kamwe muri yayandi wamurobeye ku munsi. Umuntu yabisobanura neza gute? Kapitalisme ni nka kwa kundi buri muntu wese aba ari nyamwigendaho mu bijyanye n'ubukungu, urigira wakwibura ugapfa. Komunisme murasangira, murasaranganya. Marx asanga kapitalisme ari kwa kundi uroba ifi, ariko ugasanga ifi urobye si yawe ni y'abagukoresha. Noneho wagira amahirwe bakaguhemba agashahara k'intica n'ikize, bikaba ari nta kundi wabigenza uretse kugasubiza kwa bosi akakugurishaho yafi n'ubundi warobye, ya yindi wari wamurobeye. Karl Marx yavuze ijambo rikomeye ngo imyumvire y'abantu si igena imibereho yabo, ahubwo imibereho yabo ni igena imyumvire yabo. Aranavuga ngo umuntu niwe waremye idini, ntabwo idini ari ryo ryaremye umuntu. Yaranavuze ngo amafaranga yatesheje agaciro imana zose z'abantu, ahubwo azihindura ibicuruzwa. Imana abantu basigaye bayicuruza kubera ko amafaranga yahindutse imana y'abantu. Abantu bahindutse abacakara b'amafaranga kugeza ubwo bafata n'imana bakayigurisha. Abantu bakaza kugura ibyo bababeshya ko ari umugisha utangwa n'iyo mana. Abanyamadini benshi imana yabo yabaye amafaranga, ahubwo ya yindi bigishaga basigaye bayigurisha bakayisimbuza amafaranga. Nuko Karl Marx yizeraga. Uyu mugabo yaravuze ngo umukozi ushyira ubuzima bwe mu bintu, ubwo buzima ntibuba bukiri ubwe, buba bwarabaye ubw'ibintu. Arongera aravuga ngo amafaranga ashobora kuba umwanda, kabone n'ubwo umwanda atari amafaranga. Mu magambo yose Karl Marx yavuze muri iki gice cya kabiri, kanyasoreze kuri iri, yaravuze ngo umwanditsi agomba kubona amafaranga kugira ngo abashe kubaho no gukomeza kwandika, ariko ntagomba na gato kwandika agamije gushaka amafaranga. Muri make amafaranga ni ingenzi ku mwanditsi kubera ko amufasha kubaho no gukomeza kwandika, ariko kirazira ko umwanditsi wa nyawe yandika agamije kubishakamo indonke. Socrates baramubajije ngo kuki uri umukene kandi uri icyamamare, ubwo bwamamare bwawe n'ubwo bwenge bwawe wabubyaje amafaranga, ko wirirwe wigisha abantu wabakuyemo agafaranga? Arangije arababwira ati impamvu ndi umukene nuko ndi umwarimu mwiza. Mu buryo bwa kamere ubumenyi ntibukwiye kugurishwa, ariko aho ibihe bigeze kubera ko amafaranga yabaye imana y'abantu, buri kimwe cyose kiragurishwa kugeza no ku mana abantu basigaye bagurisha. Ariko ku bijyanye n'ubumenyi, iyo utangiye gutanga ubumenyi ukoreshejwe n'amafaranga, birangira hari ibyo udatanze kubera ko uteganya kuzabigurisha. Rero namwe mu magambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare fada wa communism Karl Marx.